Yes, already tubahaye ikaze kuri Bonus TV nk'ibisanzwe. Ya murabibona twagarutse mu ishusho nshyashya twari tumenyerewe gukora ku madocumentary tutigaragaza tutagaragaza amasura yacu. Ya nk'ibisanzwe rero kuri microphone ya mbere ni Boniface Masengesho murimo kumbona. Microphone ya kabiri kuri microphone ya kabiri ni Fisto Izerimana. Ya Fisto Izerimana rero uhawe ikaze muri studio zacu za Bonus TV. Ya rero nk'ibisanzwe muri Musanze umuterankunga wacu duteye inkunga ni Tag Me cyangwa se Talent Go With Me. Ya bafite studio nziza cyane, ama green meza cyane, background nziza cyane bari gukorera. Ya hamwe na Iris Rwanda TV. Ya Fisto rero uyu munsi turi ku wa kane. Ya ni umunsi mwiza cyane. Wowe ubonye ute? Uyu munsi ni mwiza cyane yuko ari umunsi udutegurira gushyikira uwa gatanu utwinjiza muri weekend. Yego. Kuko abantu benshi ntekereza yuko weekend yabo abenshi itangira ku wa gatanu. Bivuze ngo rero uyu munsi wo ku wa kane ni umunsi ubusa nkaho ibikorwa byawo byaranze icyumweru uba ugomba kubikora ugashyiramo agatege kugira ngo bizagere ku munsi w'ejo ku wa gatanu ubona hari aho ugejeje. Yego. Okay rero Fisto. Yego. Uhawe ikaze rero uhawe ikaze. Uyu munsi nifuje ko twaganira ku bintu bimwe na bimwe. Ndabizi uri umuntu w'umuhanga ufungutse mu mutwe. Abantu nje nshaka kubaza ikibazo ngo ni ese mu buzima busanzwe iyo umuntu agiye kwivuga bavuze ngo twibwire cyangwa se ivuge, abantu benshi bazi ko hivuga umuntu uzwi na benshi. Ya bazi ko hivuga nivuga kwivuga umuntu azwi na benshi vuga ngo ahantu nicaranye n'abastari nka ba Bruce Melody ntabwo nge nakwivuga. Ese nibyo koko cyangwa baba batubesha? Ntabwo wakwivuga kubera ko uzwi wowe. Oya nuvuga ngo we arazwi n'ufite speech cyangwa se n'ufite ijambo ryo kwivuga, ngewe utazwi ntabwo ngomba kwivuga. Ugomba kwivuga. Biba byiza noneho iyo wivuze urugero uri kumwe abastari barazwi, wowe ntabwo uzwi. Biba byiza buriya iyo ugize amahirwe ukabona umwanya wo kwivuga, muri uko kwivuga noneho ukaba wavuga n'icyo ushoboye. Ukaba ari naho wanyuza impano ushoboye. Ese ushoboye iki? Ubuzima busanzwe ikintu ukora biba byiza nyine. Ubundi mu buzima buriya abantu bagushaka bitewe n'icyo ushoboye. Biba byiza buriya iyo ufite ikintu ushoboye cy'umwihariko abandi bantu benshi badashoboye. Yego. Nibwo rubanda nyamwinshi bifuza kuba bamenyana nawe, nibwo bagushaka bakavuga ati uriya muntu ashoboye iki kandi twe ntacyo dushoboye, reka tumushake kugira ngo adukorere cya kindi ashoboye, bakubyaza umusaruro muri make. Yes bivuze ngo rero nawe ubaye nka babandi ngo hivuga umuntu ufite icyo ashoboye, ntabwo hivuga umuntu uzwi. Umuntu uzwi byanga byakunda kuba uzwi nuko hari ikintu n'ubundi abantu baba bakuzi. Bazi ko ushoboye. Bivuze ngo kano kanya ngiye kwicara nkicarana na Bruce cyangwa se nkicarana na ba The Ben. Ewan nagira icyo mvuga kandi bitewe n'icyo nyine nzi icyo inshoboye nabasha kugisakaza nkagihereza abandi. Ufite icyo ushoboye cyane, birahari byinshi cyane. Ufite byinshi ushoboye cyane birahari. Muri ibyo byinshi ushoboye rero harimo n'iby'abandi bantu bashoboye. Yego. Bivuze ngo muri kwa kwivuga kwawe rero biba byiza, yego kubivuga ibyo ushoboye ni byiza, ariko buriya muri ibyo bintu ushoboye iyo uvuzemo na cya kintu abantu benshi badashoboye nibwo ugira amahirwe yo kuba wakwireherezaho rubanda bakaba bagushaka kuko babazi yuko hari ikintu ushoboye bo badashoboye. Bivuze ngo kwivuga rero ni amahirwe ahubwo waba ugize yo kwivuga. Okay, Fisto Izerimana. Uyu umuhungu w'umuhanga cyane, benshi baramuzi. Ni umuhungu uzi ibintu byinshi bigiye bitandukanye, indimi arasobanukiwe, siyansi arebaho, tuntu twa video production arebaho, n'itangazamakuru ararizi. Okay, Fisto noneho ndagira ngo tugire nkubaze ikindi kibazo. Uvuga ngo ese twese muri iyi si dushaka gukora, twaba tuzi icyo dukorera cyangwa benshi muri iyi si babyibeshaho? Muri iyi si benshi babyibeshaho. Twese dushaka gukora. Yego. Ibyo twese dushaka gukora. Uramutse uri umuntu udashaka gukora uri muri iyi si cyaba ari ikibazo. Ukayibamo udashaka gukora cyane barahari.
barahari. Umuntu wicara hariya akaba adashaka gukora, ubwo abatekereza iki? ndakeka rero impamvu mbikubajije ni uko mbona benshi mu rubyiruko barahari, benshi mu rubyiruko, yego, badashaka akumva gukora. ko kudashaka gukora, akumva ko ategereje ibintu bizaze by chance, ku bw'amahirwe, bize ku bw'amahirwe. Buriya rero hari uburyo mbaramo amahirwe. Amahirwe byanga byakunda aza ku muntu n'ubundi wagize ubushake. Yego. Ntabwo ntekereza yuko umuntu ugiye akicara hariya gutyo gusa agategereza manu nk'uko Abisirayeli babigenzaga. Nimba warasomye Bibiliya mu gihe cya kera, yego, Abisirayeli kuwa nyuma ubanziriza isabato bajya gutoragura manu, bari buze kurya umunsi bazarya n'ejo, ariko ni ibintu byabaga kenshi nyine Imana yajyaga ibamanurira manu kugira ngo barye, kuko ahantu bari baribye ni mu butayu, byari bigoye yuko bahinga, byari bigoye yuko bakorora, ibintu byari bigoye. Rero kugendana n'Imana kwabo bigatuma Imana ibasezeranya kubaha ibyo kurya, ikabaha manu zo kubatungira muri ubwo butayu. Rero muri iki gihe tugezemo nanone biragoye yuko nawe uzicara hariya wigire nk'Abisirayeli, kuko Abisirayeli n'impamvu Imana yabamanuriraga manu ni impamvu zumvikana bitewe na situation bari barimo. uvuga ngo uko bari babayeho ntabwo byabemeraga kubona ibyo kurya, ahubwo byabaga ngombwa ko bamanurirwa iyo manu. None ubu muri iki gihe dufite uko tubayeho kandi tubasha kubona ibyo kurya, tukabasha kubona ubuzima tubushakishije binyuze mu maboko yacu. Bivuze ntabwo tugitegereje manu. Oya, ntabwo tugitegereje manu. Ese uri mu butayu se? Ahantu uri ntabwo ushobora guhinga se? Ahantu uri ntabwo ushobora korora se? Ahantu uri nta kintu ufite wakora? Erega tandukanye ibihe bari barimo n'ibihe turimo. Ahantu uri ni ahantu hari amahirwe menshi yo kuba wahabyaza umusaruro, ukagira ibyo ukora, ugakura amaboko mu mufuka, kuko muri gahunda za leta ishishikariza abaturage bayo, abanyarwanda muri rusange, ibashishikariza n'ikintu bita gukura amaboko mu mufuka, bakagenza ute bagakora, bakiteza imbere, bakagira aho bava, bakagira n'aho bagera. Bivuze ngo rero kuba wicara hariya ugategereza yuko ibintu wifuza bizaza nka manu bikakumanukira biturutse mu ijuru, ni ikintu kidasobanutse. Reka mbyite ubujiji, ni ubujiji. Urakoze cyane. Noneho ndagira ngo tugire icyo tubwira abo bana cyangwa se abo bantu bicara bagatekereza, nti njyewe nzicara ntegereze manu. Azicara ategereze manu. Wabagira iyihe nama? Uri kumva? Dusanisha no kwitwara neza k'urubyiruko kugira ngo bitazagira ingaruka, cyangwa se ukanabwira n'ingaruka byazabagiriraho mu hazaza habo cyangwa se ku hazaza habo. Ni ibintu bibiri kandi biremereye. Yego. Icya mbere ni iki twabwira urwo rubyiruko rwicaye rutegereje yuko ruzabona ibyo rushaka nka manu. Yego. Ni ikintu gikomeye kukiyumvisha. Erega ntabwo ibyo bintu bishoboka. Yego. Ntabwo bishoboka, nta na rimwe ibintu bizakumanukira nka manu. Yego. Buriya hari n'ikintu wigeze uvugaho ngo icyo bita chance, amahirwe nge uburyo ntekereza yuko amahirwe azira ku muntu. Amahirwe burya ni wowe yasanganira. Yego. Kugira gusanganire. Hari akantu bavuga abarokore ngo Imana yaravuze ngo tera intambwe imwe gusa, izindi 99 zishyira 100. Yego. Nzazitera nge ngusanga. N'amahirwe rero ntekereza yuko ari muri ubwo buryo ameze. Amahirwe ntabwo wicara ngo agusange, ahubwo urayasanga iyo abona ufite ubushake bwo kuyasanga, nayo akagenza ute akagusanga. Reka nguhe nk'urugero. Yego. Hano hanze imikino y'amahirwe ireze. Ejo bundi rero nabonye umuntu tukivuga ku mikino y'amahirwe, nabonye Minisitiri Daniel wo muri Uganda bamuzuminze ariko akadege benshi bakwibaza ngo ni ibiki. Akadege ni imikino y'amahirwe iri kuza igatwara amafaranga y'urubyiruko, umusaza, umukecuru, uruhinja, ikayatwara, igatwara amafaranga menshi cyane pe, ku buryo usanga hari n'abantu baretse n'akazi bakavuga ati twe tuzagurutsa akadege tuzigira mu mikino y'amahirwe,
niho tuzakura ibidutunga, ariko Yego. nabyo ndatekereza yuko ari ukwibeshya, Mm. ni ukwibeshya pe. Nari nyivuga ku kijyanye n'amahirwe rero. Yego. Amahirwe nari ntanze urugero ku bantu bakina imikino y'amahirwe, nabo ubwabo biba bisaba iyo ugiyemo bikaguhira, ntabwo bihira benshi. Yego yego. Ku kigereranyo cy'abantu nk'ijana uba usanga bihiriye nk'abantu nka 2 cyangwa 3, ntabwo baba ari benshi. Ukurikije ababijyamo bagahirwa n'ababijyamo ntibahirwe, abenshi ni abadahirwa. Yego. Muri abo badahirwa rero hashyamo amafaranga menshi, ku buryo usanga n'aba bake bahiriwe, ayo bahiriwemo amafaranga bakiriye ari make ugereranyije N'ayo batanze. n'ay'aba bandi Okay. batanze. Bivuze ngo rero nabo ariko abo bahiriwe, reka nivugire kuri abo ngabo bakeya bahiriwe, nabo ntabwo ari abantu bavuga ati reka tujye gutumira biriya bintu tubishungere gutyo gusa Yego. ngo nibwo tuzahirwa. Oya, ntabwo ari byo. Ahubwo nabo bagira icyo bagenza ute, bagira intambwe batera, bagira ibyo bashyiramo kugira nabo bagira ibyo bakira. Nivugiraga kuri abo bahirwa rero. Bivuze ngo amahirwe urayasanga, nayo yabona ufite ubushake bwo kuyasanga, nayo akagusanga. Yego yego. Rero urubyiruko rwicara hariya rukicara gutyo gusa ngo ibintu bizaza, ibyo rwifuza bizaza, ntago bishoboka. Ntago bishoboka, ahubwo reka twebwe nk'urubyiruko ruri hano hanze dufite amahirwe menshi. Leta yacu iradukunda, ikadutekerezaho mu buryo bwinshi butandukanye cyane, ikadutekerereza ku bintu byatugirira akamaro. uvuze neza, kandi ibyo nibyo pe. Leta yacu ongeraho y'u Rwanda iradutekereza nk'urubyiruko. Yego. Nyaboneka wowe uri kutureba ukaba uri mu Rwanda, ibyo Fiston Izerimana akubwiye nibyo 100%, aho waba uri hose. Leta yacu idutekerezaho pe, dutekerezaho cyane, ikadushakira n'amahirwe mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Yego. Kugira ngo tugire aho tuva n'aho tugera twiteza imbere, kugira ngo tuzave mu Rwanda rw'ejo rwiza. Yego. Reka mpite rero mfata n'ikindi wahise umbaza, uravuga ati mbese ibyo bintu wabihuza gute n'ibijyanye no kwitwara neza k'urubyiruko? Kwitwara neza k'urubyiruko buriya uburyo njye mbitekerezamo, kwitwara neza k'urubyiruko, Yego. biba byiza cyane, bikaba akarusho iyo uko kwitwara neza guhereye mu bwana. Umwana akivuka uko ababyeyi be bamureze bakamukuza, bakamugezaho agera n'ubu ngubu wenda bakimukuza, kuko hari abo usanga, hari urubyiruko usanga rukibana n'iwabo, hari n'urubyiruko usanga rutakibana n'iwabo rwibera mu mageto cyane. Nk'ubu ngubu biragoye yuko ushobora kubwira umuntu nka gutya tungana cyangwa bari hejuru yacu, urugero bari muri 20 mu myaka ya za 20 kuzamura, iyo tuganiriye n'urubyiruko rugenzi rwacu tukarubwira yuko tukiba mu rugo, hora babibaza ese ibyo bintu se bishoboka bite? Uracyari iwanyu se? Uracyari iwanyu ukora iki? Ibintu nk'ibyo nyine, bitewe n'aho isi iri kugenda ituganisha, bitewe n'imibereho ukuntu ihagaze, n'uburyo ubuzima budusaba kugira ngo tubwitwaremo. Biratangaje nyine, ubona ari ibintu bibatunguye cyane, bakibaza uracyari iwanyu, uri gukora iki ubw'iwanyu? Ugasanga nyine ni ibintu bitangaje cyane. Ariko ndatekereza yuko kwitwara neza k'urubyiruko bihera mu burere bahawe n'ababyeyi babo, n'uburyo babitayeho, uburyo baba bakujije, n'aho bize, n'abantu babana nabo mu buzima bwa buri munsi. Rero nk'urubyiruko, nimba ushaka kugira ngo ukure utere imbere, hari ibintu uba ugomba kwirinda. Hari umufilozofe umwe ntibuka izina, wigeze avuga ijambo ngo nimba ushaka kugira ejo heza hazaza, ica umwanya urimo, ica igihe turimo. Yego. Ntabwo ari ugufata igihe turimo ngo ukice mu buryo bwo kukica nyine ngo ushyire hasi, ahubwo igomwe. Gira ibyo wigomwe. Kuko nk'urubyiruko, iyi si turimo ifite ibintu byinshi idushukisha. Dufite ibishuko byinshi tunyuramo muri iyi si ya none. Ibyo bishuko rero, mu gihe dukomeje twe kubirarikira, ugahura n'ibishuko ukabirarikira, ukabona ni ibintu bikuryoheye, ukavuga ati ko mbona runaka na runaka babikora. Hari urubyiruko rwinshi rwagiye rupfa muri ubwo buryo, ukavuga ngo ko mbona runaka na runaka bakora gutya,
njyewe kuki njyewe ntabikora nanjye Eh. nkamerana ko bo babikora mbese babaye ikisi byabatwaye ikisi aha kubera yuko rero nta kintu byabatwaye nawe ukavuga ati reka nkore nk'ibyo bagenzi ute nk'ibyo bakora ugasanga bo bafite uburyo babikoramo ni experience yabo bafite umwihariko wabo bafite uburyo babikemuramo wowe ukagendera muri icyo kigare ugasanga uguye manka tayari ugasanga ubuzima bwawe bugenda ute burahangirikiye yego bivuze ngo rero dufite ibishuko byinshi bidushuka nk'urubyiruko hano hanze ikintu bita uburaya ni ikintu uburaya reka mvuge ngo ni ikintu kimaze gutera imbere kwera ugavuga mvuge ngo ni ikintu kimaze gutera imbere iyo ikintu cyeze kirekura n'imbuto urya nazo zishobora kwera ahandi bivuze ngo kimaze kwera mu buryo bukabije ku rwego rwa nyuma ibi bintu najyaga mbibona muri filime za kera tukiri abana usibye ko batatwemereraga kuzireba yego ariko naratambukaga nkabibona nakumva no ku ishuri hari ukuntu twabaga turi kuganira filime ugasanga nk'abanyeshuri tuganiriye kuri filime ugasanga hari nka filime bakubwiye runaka ntabwo nshaka kuzivuga amazina z'amaseri wenda akavuga ati muri ukumva nk'umunyeshuri avuga ati muri iyi minsi hari agaseri kari kuryohera bakita gutya wamubaza ati se bimeze bite kari kukuryohera mu buhe buryo atuzi ibintu birimo ibyo izo filime rero ngo zari filime za kera z'abaromani babarira turekeye umva Kristo arakoze cyane Kristo Zerimana arakoze cyane ndabona ewana atugira inama nziza abanye natwe neza namubwira ngo urakoze cyane Kristo urakoze cyane kabisa nk'uko rero muri kubibona ntabwo nkiri njyenyine imbere ya kamera ndi kumwe na Kristo Zerimana n'ugiye kujya tubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi abandi bazaza batumirwa bacu ushaka kwamamaza watwandikira kuri nimero 0722752420 cyangwa se 078 078 rero ku bitekerezo byanyu mwandike muri comment mutubwire uko mubyumva icyapfuye mukitubwire n'igikosoka mutubwire tugikosore murakoze cyane mwakumwe nanjye Boniface Masengesho hamwe na Kristo Zerimana ciao